What's up, Kigali? It's about the man, but the baddest one and only champion boy. I'm back again with another banger. Then I'm going to go banger after banger. Right, sir? Like I need a piece to the subscribe, share, and comment. Kuchiganu nitanje chambere. Je kuzajya nkomeza mbatamo kabisa ni kikegera 250 transi kora subscribe kabisa ikiganiro nk'iki kikagucike. Right, hanyuma rero nko bisanzwe abari no bya fresh no munsi ku munsi bagomba kubaganiriza nkababwira wagwani nkababwira kuri imihanda kuntu byifashe abari back in days tukareba hahise kuntu bimeze tukareba ibintu biri trend tukareba wagwani sibyo. Hanyuma amajyepfo amajyaruguru aburasirazuba aburengerazuba aba diaspora hey and love, right? Hanyuma rero ndizira komeze fresh sana abantu bamunkurikiranye neza cyane 5 kwa 5 nanjye bameze fresh sana kabisa niyo mpamvu banaje kugira ngo mbatemo, right? Hanyuma rero iyi mihanda yo ntago ibintu byoroshye, ibintu bikomeje kugorana, ibintu ni danger. Umusifuzi Mukansanga Salma bivuga ko yamaje gusezera mu ruhando rwo gusifura aho yabihagaritse ku mugaragaro uyasezeye ntago tugifite umusifuzi mpuzamahanga Mukansanga. Uyu musifuzi usibye ko ari umusifuzi yari umu influencer mwiza cyane, yari umuntu akunda gukora ibintu bigatrendinga akavugaho cyane ko yakoze byinshi bitandukanye. Urabizi ko Mukansanga hari byinshi yahinduye kuri no industry yatumye u Rwanda ruvugwa ndetse ku isi hose. Ni umusifuzi rero wasifuga neza wakurwaga n'abatari bakeya aho kwikirangwaga cyane ku nkuru kuri social media ni ibintu bisanzwe bizi. Uwitwa Mukansanga Salma ubivuga ko yamaje gusezera mu mwuga wo gusifura. Right, uko nababwiye mu kiganiro cyabanje nababwiye ko Bruce Melody nyuma yuko asoje festival agiye kwerekeza muri Canada. Rero ubu ngubu tuvugana yamaze kwerekeza muri Canada agiye gukora ibitaramo bigera kuri 4. Uyu muhanzi Bruce Melody ari kugaragaza imbaraga nyinshi cyane mu bintu ari gukora, ari gushyiramo imbaraga bya hatari. Ni umuhanzi uzwiho ko utabura ikintu asubiza. Nagashobora kubura ikintu asubiza mu gihe ari kubazwa ibibazo. Aho ahagaragara mu biganiro bigiye bitandukanye agenda abasha gusubiza neza ibyo yabajijwe. Akaba uretse ko ari n'umuhanzi akwaje kuganiriza abantu cyane. Ubu tuvugana ari muri Canada aho yagiye gukora ibitaramo, aho yaravuze ngo iyi album ye azahise ari muri Canada. Ikindi kandi yabwiye abantu ko afite indirimbo afitanye n'abahanzi babiri batandukanye, witwa Black Diamonds ndetse no witwa Joboy. Right, so bamwita Bruce Melody rero itahi wacu ubu tuvugana ari muri Canada aho agiye gukora ibitaramo. Right, hanyuma rero sibyo gusa kandi turi kumwe n'umuhanzi wakataraboneka mu Rwanda. Uyu muhanzi yakoze akazi katoroshye. Uyu muhanzi ni umuraperi mwiza cyane witwa Fireman rero akamaje gutangaza ko agiye gushyira hanze album ye ya 4. Kibiriti rero ni umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu ruhando rwa muzika, aho umuraperi urapa neza cyane ari umuraperi uzi kugendera muri beat cyangwa uzi gufungamo beat bya hatari. Fireman rero akaba yatangaje ko agiye gushyira hanze album nyuma yo gukora byinshi bitandukanye. Ni umuhanzi witwa Fireman, murabizi cyane yahoze muri Tuff aho agiye gushyira hanze album ye. Sibyo gusa kandi nabonye ko witwa Fireman ndetse n'witwa Bulldog n'witwa Green Pin witwa ChampionFury Great bishoboka ko bagiye gushyira hanze indirimbo hagacicikanya amashusho kuri social media bari gukora video mwibanga rikomeye cyane. Rero mu gihe kitari gitoya ari gihe dushobora kuza kwakira uwitwa Fireman, Green P ndetse n'witwa ChampionFury Great Tuff muri rusange bari gukora music zimeze fresh cyane kimwe hamwe na Buddha. Right, Tuff rero ni groupe y'akatarabone kuko ino groupe irimo bazamuye cyane industry nyarwanda cyane ko ari mu bantu bakoze hip hop mu bihe bya kera. Andi bo bagiye bakora nyinshi zitandukanye bari kumwe nka Tuff zimeze neza cyane zakozwe n'abatari bakeya. Abantu bafite urukundo rukomeye, abantu bishimiye cyane kongera kubona Yagarutse. Ni ibintu bya hatari rero kubona Tuff twakunze turi benshi aho igarutse kongera kwihuza bagakora ikintu kimwe. Ejo bundi habaye akantu k'agacarenzi abantu baragakunda bya hatari, aho Bulldog yifatanyaga n'uwitwaga Riderman bagakora icyuma cy'amategeko. Bagakora album nziza cyane aho bakoze indirimbo nyinshi zigera kuri 6 zakunzwe n'abatari bakeya. Bakora ndetse na launch yabereye muri Kigali aho yitabiriwe n'abantu batari bakeya, aho Riderman yafatanyemo na Buddha. Ibintu bitakunze kubaho kera, murabize mu muhanda rwa hip hop hakura ko barimo amabeef agiye atandukanye, abantu batumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko Riderman ndetse na Bulldog bagaragaje uburyo bumwe cyangwa ubundi bashobora kwihuza bagakora ikintu cya hatari, uburyo bumwe cyangwa ubundi bashobora kwihuza bagakora ibintu bya danger. Bakoze album nziza cyane ndetse ni nabwo Bulldog yavuze ko ibyari bya kera ngubu bakuze kuba barashotoranaga bakarasana n'iki ebana ngo byaga birenze
byagenze. Hari umunsi witwaga Riderman cyangwa se Riderman Rider Zone yari muri Jazz Comedy ari kumwe na Bulldog, yabajijwe ikibazo aravuga ati se ibintu byo kurasana kwawe na Bulldog back in days byagameze bite? Avuga ko nyine akenshi ngari Buddha wabaga wabitangiye. Hanyuma Buddha yahise amusubiza aramubwira ati none niba koko nari petit frère nakwendereza wo koraga iki? Riderman avuga ko atagombaga guheza, agombaga kumutamo byanze bikunze. Rero nyuma yo kubakoze collaboration nziza cyane bakihuriza hamwe bagakora album nziza cyane yakunzwe n'abatari bakeya, ubu tuvugana tugiye kwakira indi banga. Dushimire cyane kabisa mwebwe mukurikirana KJ 250 Trends, mugiye gukora subscribe, share, comment kugira ngo nishobore kugenda neza cyane. Nanjye nzajya mbatamo buri munsi ibiganiro birenze bimeze fresh sana. Nyuma rero yuko ibintu byabaye tubona urukundo tweretse hip hop, mu by'ukuri byagaragaye ko hip hop ari injyana zimwe mu zikunzwe cyane mu Rwanda, abantu ko bashobora kuba batabizi. Ubu ni injyana isigaye ikunzwe cyane, ikunzwe n'abatari bake. Injyana hip hop ni injyana imeze neza cyane, rero abantu barabyishimiye cyane. Nyuma y'ibyo byose rero nibwo tujye kwakira ibindi bintu bimeze neza, aho twakira aba Tuff Gangs bongeye bagahura, aho twibuka ko muri ko witwa J Paul yahoze muri Tuff Gangs, tumubwira ngo rest in peace ahari arukomeza rukire mu mahoro. Witwa J Paul rero yakoze akazi katoroshye, murabizi yari muraperi mwiza cyane, yari muraperi warapaga kabisa, yakoze akazi katoroshye, yakoze byinshi muri muzika nyarwanda, ubu yaritahiye. Ni byiza ko ari kurukira mu mahoro umuraperi, kuko yagiye atwara ibikombe byinshi, yatwaye Guma Superstar, yatwaye Select Award nyinshi zitandukanye muri hip hop. Nubwo adahari ariko byibura Tuff Gangs barahari kugira ngo bahandolinge ndetse hip hop bayishyire ku rundi rwego, kuko ni mu bantu batangije hip hop mu Rwanda, bakoze hip hop kera. Ni byiza ko ibendera rya hip hop rizamuka. Ubu dufite abaraperi benshi batandukanye, ubwo abaraperi barahari bakora akazi katoroshye, abaraperi baririmba mu bukwe, dufite abaraperi bameze fresh sana. Rero badushimire cyane aba Tuff Gangs cyangwa se abantu bakunda hip hop muri rusange ko biri kugenda neza. Hanyuma rero sibyo gusa kandi nuko nyuma yuko tujye kwakira indirimbo cyashya ya Tuff Gangs, ntago bikuraho ko tujye kwakira indirimbo nziza cyane imeze fresh sana. Iyi ndirimbo rero yasa nkaho yavugisha abantu benshi cyangwa yavugisha abantu amangambure kuri social medias, kuko bisa nkaho byatunguranye, aho tujye kwakira indirimbo yitwa Knowless ari kumwe na Rivalries. Abo bose rero ni abahanzi b'abahanga b'abagore. Ntekereza ko Butera Knowless ni umuhanzi kuva back in days. Murabizi ko tw'imbere na mbere twibanda kuri back in days, aho tugomba kureba aho turi kuva ndetse n'aho turi kujya. Urabona ibintu biri kugenda fresh. Umuhanzi wa legend back in days ni byiza ko ari kwihuza n'umuhanzi mushyashya cyangwa se uri kuzamuka maze imyaka mike wenda muri industry tugeranyije na back in days, kuko Knowless ni legend kuva kera. Ni byiza ko legend afatanya n'umuntu mushyashya. Mubibona gute mwebwe? Muri comment ibitekerezo byanyu babikenewe kugira ngo tubwire ukuntu mwumva iyi collaboration. Gufata nka Butera Knowless agakora indirimbo na Rivalries ni ibintu byatari, bagahuza imbaraga bagakora ikintu kimwe. Ni indirimbo nziza cyane rero, indirimbo ya fresh sana kabisa. Iyi ndirimbo ikaba yitwa Katira, indirimbo yitwa Katira, ni indirimbo kabisa ishobora kuzaza imeze fresh sana. Urumva witwa Knowless Butera afite abafana batari bakeya, witwa Rivalries afite abafana batari bakeya, cyane cyane ko witwa Butera Knowless yagiye akora amashow menshi agiye atandukanye, bitaramo byinshi bitandukanye, aho yabarizwa muri Kina Music kwa Clement. Witwa Butera Knowless yatwaye Guma Superstar, ni umukobwa wenyine wagaragaye atwara Guma Superstar. Butera Knowless rero nawe ni umuhanzi mwiza cyane, nawe ntekereza ko yatunye abagore muri rusange, ari mu bantu bahasoninze cyane, bakoze akazi katoroshye. Butera Knowless mu bantu bafashe ibendera akavuga ati umuziki nyarwanda wakora kandi ukagutunga. Yagiye akora umuziki umeze neza, akundwa n'abatari bake. Mu gihe cyahise aza kubimburira n'abandi bakobwa benshi batandukanye, bamarina murabazi n'abandi benshi cyane. So muri ruhando ngo dufite abahanzi benshi batandukanye, dufite babwiza, abahanzi bameze neza bari international, ba Rivalries ndetse n'abandi benshi cyane. Rero ni byiza ko witwa Rivalries akora indirimbo ndetse n'uwitwa Butera Knowless bamaje gushyira hanze. Rero bavuga ko tugomba kuyitegura, yitwa Katira. Katira rero ni indirimbo nizera ko izabanezeza byatari, nizera ko izabashimisha. Hanyuma rero uwitwa Queen Kalimpia hamwe na Sandrina Isheja, muramuzi cyane, ubu ngubu asigaye ari umuyobozi mukuru muri Abwiye, yahoze akora kuri Kiss FM, umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake mu ruhando rwa industry muri rusange, umunyamakuru uri talented cyane kabisa, umunyamakuru umeze fresh sana, ndamufana byatari, abantu umuntu umeze neza. So rero ugize kugaragara mu bintu by'amarushanwa ubu ngubu rero uwitwa Kalimpia Queen hamwe na Isheja bahawe igihembo muri Mountain Gorilla. Ni ibintu byiza rero, ibintu bimeze fresh sana. Rero ni ibintu biba bimeze neza ku mihanda streets, ariko nyamuneka no kuri kwimana niba ugeze ku munota niba ugeze aka kanya tukiri kumwe,
ibuke gukora subscribe cyane comment kugira ngo unsupportinge ibintu byatari nanjye nkomeze nkutamo banga after banga. Hanyuma nufite n'igitekerezo cyawe ucyandika muri comment, ese twakora gute, byagenda gute, niki twakora kugira ngo bigende fresh sana. Ngiye bari ku bwanyu kugira ngo tugane ku matrend turi kuri back days, ndetse mu minsi iraza kuza ndaza kubazana ibindi byinshi bitandukanye. Cyo nyine no kubabona hano tukaba turi kumwe. Stay tuned wowe, ibyiza byo birahari kandi bimeze fresh sana. Nizera ko ntago muzigira murambirwa, ni umunsi ku munsi ni bishyashya, right? Rero sibyo gusa kandi ari umuhanzi ukomeye cyane, amaze igihe kirekire atari kuvuga muri no industry, amaze igihe kirekire asa ngucicitse, ariko yaraje akwenda indirimbo ya mbere iba hit. Akwenda indirimbo yitwa Agatunda, murayikunda cyane, murayishimira byatari. Akwenda indirimbo nyinshi muramuzi yitwa Afrique rero akora umukobwa, abukora umutipe wakuzwe cyane n'abakobwa cyane, arakora akazi katoroshye. So rero yaramaze iminsi acicitse, tutazi ngo ahugiye muki, tutazi ngo bimeze bite. Bamwe rumva bitwibwira ko ashobora kuba yarazimye cyangwa ari mu buryo mu cyangwa se ubonde, ariko mu by'ukuri witwa Afrique yagaragaye ko yarari bize cyane kwita ku bindi bintu kandi bifitiye akamaro industry y'u Rwanda, aho ashobora kuba agiye kuduta hanze, agiye guta hanze akabanga kameze bon. Ashobora kuba agiye kudutamo album nziza cyane, agiye kudutamo album imeze fresh sana, agiye kudutamo album ya mbere ye yise In To Stay rero niyo album ya mbere ya witwa Afrique. So rero tuyitegerezanye amashusho menshi cyane, kuko ni ibintu byatari kubona Afrique aduhereza album nziza cyane, right sir. Hanyuma rero sibyo gusa kandi turi kumwe na byinshi bitandukanye, aho turi kumwe na nutwinjira mu sinema nyarwanda tukareba Rwanda, sibyo, tukareba ngo ni ibiki biba biri kujya mbere. Ngewe rero babwira ngo ibintu bya danger ndajya mbibereza umunsi ku munsi. So rero ikindi kintu nababwira nuko maze iminsi ndi kureba kuri social media cyangwa kuri platform z'amafilime agiye atandukanye, uwitwa Mickey akenshi mumuzi cyane muri couple we na Regis, akaba yamaze gushyira hanze filimi nziza cyane. Ni filimi nifuje kubabwiraho, ni filimi nakunze cyane, nifuje kwibabwiraho. Naga filimi karimo creativity nyinshi, aho yamaze gushyira hanze trailer. Abantu rero mukunda Mickey mugende mukore subscribe, mukurikirana ku movie kameze neza byatari. Hanyuma reka nkomeze kuwitwa Taliski ni umukobwa mwiza cyane, muramuzi, yajya n'umufashioniste wa danger, ariko nagira ngo tugane kuri Taliski aho yabajijwe na Elene amubaza ku bijyanye n'urukundo, cyangwa se urabizi ko yize gukundana n'umutipe witwa The Trainer official. We yivugiye ko atigeze amenya wagwana, atigeze yumva ko ashobora kuba ari umusitari, yabimenye rero ko batandukanye. Ikindi kandi yavuze ko adashobora gukundana n'umuhungu umukene. Hey. So rero abaniga mudafite amafaranga, abativu mutarabona ibiciro, murumva ko biragoye ko twakundana n'abakobwa beza cyane bari ku rwego rwa hatari. So rero hari umubyeyi wanjye nkunda, ni umumama na mentioning, ni umwe mu basitari muri no industry. Yigize kumbwira ati mwana wanjye urabizi gukundana ni byiza, urukundo rwose ni fresh, n'Imana yahisemo mu mazina yose yita urukundo, ariko nushaka amafaranga ukagera mu rukundo uzatanyuka. Iko niko yanyibira, arambwira ati none kino wakora gerageza bantu ushaka amafaranga ubone kujya mu rukundo. Uwitwa Teliskren yavuze ati urukundo rurimo amafaranga ruraryoha. Avuze ko ko n'umuhungu humura, wahumura gute n'amafaranga. Guys rero ureko Teliskren we yavuze ko si ngombwa ngo umuhungu watera ibyuma cyangwa se, ariko umuhungu ufite amafaranga, umuhungu buri nk'itegeko kuri we. So rero my people, namwe rero abasore bagenzi banjye mutangire mukorera ibiceri ni fresh kugira ngo tubashe kwibikaho abakobwa bameze neza cyane, ufite n'amafaranga of course, sibyo? Right, niko bisanzwe rero ndatekereza nibugeze kuri uno mwanya. Guys, please subscribe, share and comment, ni ibintu cyane nitaho, mujye mwibuka mu bikore. Nibyo bituma nanjye nkomeza kugira courage, bakomeza ngabatamo ibyiza kandi bigiye bitandukanye. Ntago rero nava mu Rwanda nababwiye ku munyamakuru mwakunze muri benshi witwa Fata ku mavuta cyangwa se Jean Bosco. Uyu mutipe rero nyuma yo kuyata muri yombi ashinjwa ibyaha byo gutukana ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu mutipe murabizi ko bajyaga bavuga ngo ni umukozi wa Bruce Melody, ngo yumvikana Bruce Melody, ibintu byaradogeri. Updates noneho ubundi ko kwakira right now, aho Bruce Melody yabajijwe ku muntu nka Fata ku mavuta, ese ko tuzi ko timu yawe, umukozi wawe afunze, urabivuga iki?
ya Bruce Melody rero ngo turamuzi cyane katajya buri ikintu yakusubiza rwose numuhanga cyane ati ntago muzi fata ku mavuta ntago muzi yamwihakanye pe ati ngiye nawe nzi ntago muzi pe ati byanyabyo kuko ntawe nzi ati ntawe nzi wowe witwa fata ku mavuta ntawe nzi Jean Bosco ati ntawe nzi rwose niwe n'umutima yanjye ntabyo nzi ibyo bintu byatimu ntago mbizi right yeah nuko rero ntago nari gusoza mvuye mu Rwanda nababwiye wagwana nababwiye ati bameze bite bameze gutya hanyuma rero reka tujye mu mihaga bigari turebe wagwana turebe ngo hanze babyifashe gute sibyo hanyuma murabiswa amaze iminsi ari kuvuga ibintu ku muraperi wa Danje witwa PDD witwa PDD rero PDD murabiswa ari umuntu wa hatari PDD ni umuntu wa Danje witwa PDD rero akaba yongeye kuregwa icyaha cyo kunywesha umwana w'imyaka 13 ibiyobyabwenge ndetse no kumufata ku ngufu murabiswa mu kiganiro cyabanje nababwiye ko uwitwa 50 Cent yifuzaga ko bafunga PDD cyane ku rundi batumvikanaga mu buzima busanzwe rero byongeye kugaragara uwitwa PDD ari kuregwa icyo cyaha again hano hari witwa Angelina Jolie n'umukinnyi wa filimi cyane muramuzi ni umustar ukomeye cyane yagiye akekwa cyangwa bivuga ko ashaka ko ari mu rukundo n'umuraperi witwa Akala wo mu Bwongereza ubu byamaje kujya kuri rwego byagiye hanze biravuga ko bashobora kuba bari mu rukundo ibintu bimeze fresh sana rero muri iyi minsi ariko ibintu byo gukundana murumva ko abastar bagahura bagakundana ibintu bikagenda neza murumva ko bari neza right sir hanyuma sibyo gusa mu bijyanye n'urukundo witwa Drake ni umuraperi mwiza cyane ni umuraperi wa Danje ni umuraperi rapa neza cyane Drake rero bikaba biri kuvuga ko ari mu rukundo n'umuhanzi Jennifer Lopez ni umuhanzi utari mutoya ni umuhanzi mukuru cyane nyuma y'imyaka 7 batandukanye bigeze gukundanaho ntabwo bikunze kubaho kubona abantu batabakundana hagaca imyaka igira muri 7 bakongera bagakundana n'ibintu bya atare reka dushimire cyane rero Drake akaba biri kuvuga ko ashaka kuba ari kongera gukundana na Jennifer Lopez ni umuhanzi mwiza cyane ni umuhanzi ukomeye ni umuhanzi uri kwitwara neza muri no industry Jennifer Lopez rero bikaba biri kuvuga ko ari mu rukundo na Drake muri icyo gihe cyaricyo gihe cyose hanyuma dukomeje cyane ndi makuru agiye atandukanye murabizi ko uwitwa Sabin yagarutse mu isura nshya cyane yigaragaza kuri kamera ntago nagenda nabatayemo akakantu kabisa ntago nari guheza Sabin yabaye yiha uwitwa Dumba ubwo turi mu biyaga bikari ko Dumba aba muri Amerika avuga ko muri Amerika hagezwe igihe cy'ubukonje ubu noneho ngo Dumba ngashobora gushyira ishoka hasi ngakagaruka mu Rwanda gutwika uwitwa Dumba yapostinze kuri platform yarambwira ati Sabin Imbabazi cyangwa ibizakubaho uzabyirengere murabizi Dumba rero mu TikTok ukomeye cyane mu content creator wa Danje ni umuntu uvuga bakamwumva yabwiye hayi Gasopo Sabeti nyamuneka ikintu wakora cyonyine no kusaba imbabazi impamvu rero nimbatemo ko kabanga nagira ngo tujye muri back days nono tujye ku mugabo wacu witwa Medi Medal rero nyuma yuko yakoze music ikomeye cyane wese kari umuhanzi nawe muhanzi ba kera yakoze indirimbo nyinshi cyane za kera murabizi ni muri back days turamuzi aho yaturimbye indirimbo z'Imana ngirira ubuntu akora indirimbo zitwa Amayobera indirimbo zitwa Karamata arakomeza akora music ndetse n'umuhanzi wafashe ibendera ry'u Rwanda arigaragaza mu buryo bwagutse witwa Ngabo Medal rero n'umuhanzi mwiza cyane aba mu gukunda butari bakeya turabizi Medal rero nyuma yuko yakoze umuziki uri secular right now murabizi ko yinjiye mu bintu byo kuramya Imana ubu ngubu ari muri gahunda yo kuramya Imana ari muri gahunda yo kuramya Imana aho ari gutegura ibitaramo muri back days rero nagira ngo baganize ko ari gutegura ibitaramo byo kuzenguruka muri Canada ahatanga ubuhamya bwe ndetse ahamya Imana witwa Ngabo Medal mu gihe bitari byoroshye mu gihe cyashize yatanze ubuhamya bwe avuga ko atarangwe yagiye anywa inzoga nyinshi cyane akarwana ibintu byinshi bitandukanye inzoga zageze mukoresha rero nyuma yo kumenya yakiriye mwami Yesu akamukiza ubungu ameze neza cyane ashimira Imana cyane ko yakiriye agakiza so rero nyuma y'ibyo byose by'ubuhamya yagiye atanga ndetse no guhamya Imana biravuga ko yabagiye kwerekeza mu bitaramo muri Canada akajya gukora ubutumwa bwiza muri kuno kwezi ahamya Imana ndetse si ibyo gusa kandi ndetse guhamya Imana ajya no gutanga ubutumwa bwiza ndetse arimba n'indirimbo yagiye abakorera z'Imana
rero ngabo medale murumva ko yabaye muramyi w'Imana sinzi kuma mubyumva muri comments ese ntago mukumbuye Meddy muri Sekra ntago mukumbuye Meddy agaruka aduhereza twa turimbo twiza turimo amagambo meza aryoshye cyangwa se ahantu ari mu ndirimbo z'Imana murabyumva gute ese ntago murashobora kuririmba indirimbo ziri Sekra akarimba n'indirimbo z'Imana mwebwe bimeze bite aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye mubyumva gute amwita ngabo medale hanyuma rero azatemberera azajya mu mujyi witwa Toronto agiye witwa Vancouver agiye witwa Ottawa ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye n'ahantu agiye kuzagenda kubita ibitaramo bye bijyanye no guhimbaza Imana ndetse no kuramya right hanyuma rero ndi kugana ku musozo reka nshimire cyane abantu twabanye mu kiganiro nshimire cyane abantu bamuri kumwe nanjye umunsi ku munsi muri abantu bahatari mujye mukomeza mukande subscribe share and comment nje mbamari ku bwanyu kugira ngo bigende neza hanyuma reka batuma kandi kantu na updates nyine mbambonye uwitwa Neymar Junior de Santos murabizwe amazi yake kiratagaragara mu mupira aho yari afite imvune ubungu he's back ubungu no hari mu kibuga ameze neza byatari ubu yagarutse ameze fresh sana so rero guys rero reka nisere kumameze fresh sana nisere kumameze neza byatari mujye mukora subscribe kuri KJL 250 trans no musajye mubona muzanye muri biganiro meze fresh sana ibi kimwe cyose ukeneye uzajya kibona neza cyane 5 kwa 5 hanyuma ngiye banyita the bad man the baddest one and only the champion boy Astra Vista Astra Manyana ciao